wimbitse ibanga udashoboye kwibikira ntaje uri kubikira sinda akabati kawe yayo n'amagambo agenda avugwa n'inshuti iyo ubyita umise kuki wampemukiye nawe ukaba wamvuyemo. Inshuti nziza ushobora kuyihabwa n'Uwiteka ndetse n'inshuti mbi sinzituruka kandi bose bazaguca mu maso. Icyo usabwa no gukanda subscribe, like, share ubundi tukibanira mu biganiro byacu. Uyu munsi rero tubazaniye ikiganiro kivuga ngo mbese inshuti wagombye kubana n'inshuti yawe gute. Wagombye kubana n'inshuti yawe gute, menye ukuntu wagombye kubana n'inshuti yawe ukamenya ibyo bibwira kugira ngo ejo hatazagira ikintu cyabavamo cyangwa se ejo hatazagira ikintu uba ukitakana ya nshuti yawe. Nimba umuntu akubwiye ati ibanga ni irya babiri, burya nta nubwo ibanga ari irya babiri ahubwo ibanga ni iry'umwe. Rero nuvuga ko biriya byose ushize hanze ejo niba kuvamo ntuzabarebe nabi kuko ntabwo ari akabati kawe. Nimba unaniwe kubika ijambo nimba kurishira mu kanwa nangwa kurishira mu mutima wawe byakunaniye wumva ko ugiye kuribwira ari uzashobora kuribika. Niyo mpamvu bakubwiye ngo ntabwo umuntu ari akabati ko kubikira ibanga, ahubwo wowe niba ufite ibanga reba uko uribika nangwa se reba ukuntu urigenzura. Nahawe rero nimba utarakana subscribe wakana subscribe tukaganira ku kintu bita ese inshuti wagombye kubana nayo ni iyihe, ese inshuti mwagombye gukorana ibiki, ese inshuti mwagombye kuganira ibiki. Kandi subscribe rero tukibanire mu biganiro byacu nkuko mubizi ni umukunzi wanyu Emi. Turabakunda rero. Wowe nimba utarakana subscribe kanda ho subscribe urahabona n'inzogera wakande bundi twibanire mu biganiro byacu bitarangiye. Nahawe kugira ngo dukomeze twibanire twigumanire mu biganiro byiza bitwubaka ndetse bikuyirira n'inama. Uyu munsi twazanye iryo banga rero vuga ngo nimba ijambo rikunaniye nangwa ari ibanga rikunaniye iryo jambo unaniwe kubika wiribitsa undi muntu uko nawe sakabati kawe. Kandi subscribe tubashimire inshuti zacu zakadasohoka kuko bisanzwe ni umukunzi wanyu ubaza tukaganira tukagirana inama. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro cyitwa rero mbese inshuti ni iki, inshuti ikumara iki, none se inshuti nimba ari cyo ikumara ese ingaruka y'inshuti ni iki. Nahawe kugira ngo utege amatwi ikiganiro cyacu niba utarakanda subscribe mu mwanya kugira ngo uyikande ndetse nawe wayikanze warakoze cyane ko ni inkunga waduhaye itanasanzwe kuko nta bundi bufasha ugiye kuduha kuko nta handi hantu duhurira usibye hano kuri YouTube. Dukomeze n'ikiganiro cyacu mbese inshuti ese iyo inshuti yawe buriya ishobora gutera agahinda kukicuzo n'icyatumye wime ibyo bintu tubyemeranya. Ni ukuvuga rero inshuti ni ikintu cyiza cyane mu buzima. Wiboye inshuti waho ikintu cyane mu buzima ndetse nakubwira ko ndetse niyo utakaje inshuti wumva ukombye ikintu cyane mu buzima. Ariko ukibaza tumese inshuti nyanshuti wayibona ryari mu buzima. Nta muntu utagira inshuti. Ninja kuvuga inshuti utandukanye ubushuti mvuga ko ari bw'abantu bagore nangwa se abagabo cyangwa se n'ubushuti bushingiye kuba mwaryamana nawe se nahoze ndetse byo sinzi ukuntu wowe wabyumva bitewe n'ibyo ushatse. Inshuti mvuga ni inshuti yawe mu buzima bwawe, ya nshuti yawe mu buzima bwawe ya buri munsi. Niyo nshuti cyangwa kugira ngo tuganireho ese mushobora gutandukana ukumva ugize ikibazo. Mbere y'ambere kugira ngo yite inshuti yawe hari ibintu bitakaza. Hari inshuti yawe buriya uyibitse ibintu byinshi cyane bikabije aho ufata inshuti yawe ukayibitsa amabanga yawe. Iyo umaze gufata inshuti yawe ukayibitsa amabanga yawe burya wowe ubwawe twavuga ko uba uyibikije kuko ubihaye ubuzima bwawe bwose. N'umuntu yumvaga ko ubuzima bwawe bwose imagine umuntu uhaye ubuzima bwawe bwose arangiza mu gatanu. Iyo mutandukanye rero burya nta gahinda ubugize. Kugira agahinda ukituza n'icyatumye wime ibyo bintu mvuga gutyo nuvuga ko nawe ureba umuntu umaze kumubwira ubuzima bwose bwawe, ubuzima bwawe bwose umaze kumubwira none mwashwanye muratandukanye. Hagati aho nuvuga ko nko ubufashe amabanga yawe wangize kuyaterera mu muhanda cyangwa se ukayaterera mu isoko cyangwa se ukayaterera mu rusa. Impamvu ya mbere inshuti yawe ibikuzi neza, ibizi imbaraga zawe, ibizi
aho unanirirwa nangwa se weakness zawe, ibizi icyo ukunda, ibizi icyo wanga, waje gushiduka ukabona murashobora, kaba ari agahinda gakomeye, kiba ari ikibazo gikomeye, ariko ntabwo iyo utakaza inshuti yawe rero ubufasha ibyawe bya bindi wayibikije ukabiterera, kuko nimba bakubwiye ngo mwasangiye akabisi n'agahinda, iyo mushwanye nyine abakazi naho agashiranye nawe. Inshuti yawe ibizi imbaraga zawe. Buriya hari igihe ugira inshuti y'umugabo ukayibita amabanga nangwa se ukayibwira ibyawe byose utabwira n'umugore wawe, cyangwa se nangwa se inshuti y'umugore ikabyira n'inshuti y'umugore amabanga n'umugabo we. Biba ikibazo rero iyo mushwanye bigenda ni byawe niyo nk'ubu ubufasha ibyawe byose ukabiterera. Ikindi tuvuga ku bijyanye n'inshuti, hari inshuti umuntu abana nayo ukaba wanayita inshuti y'agahato, cyangwa se ukavuga uti inshuti kandi nyambere ubwo n'ubundi nta munsi, ariko mu gushwana kw'inshuti hari n'igihe mushwana ukaba wavuga uti wenda reka batwunga, ariko hari n'iyo mushwana ukabura n'uwayiregera ngo nyunga nuriye. Ibyo bintu bizaza ryari? Ni ukuvuga yuko inshuti yawe ntuzabona mwashwanye ukabona nta muntu ufite wayiregera, uzayireke igende, kuko n'ubundi ni urugendo Imana iba yagize ute yakwemereye, ni urugendo rwawe nayo Imana iba yagize ngo bahagarare, kuko ntuzabona inshuti ukayibwira amakosa yawe ntiyihane, nangwa se ngo yisubireho, nangwa se ukabona iri kudefanda amakosa kugira ngo ibone ko hari ikindi. Iyo uzayireke hakiri kare, impamvu uzayireka hakiri kare ni uko nukomeza kuyihambiraho cyane izaguhomba. Ntabwo nawe si umwanya wo kwita uvuga ngo inshuti yanjye ngo ndimo dushwanye ngiye kwita nyereka. Uzayige, numara kuyiga ukabona biri gukomeza kwanga, kuyireka rwose ni umwanya wawe. Twibutsa gukanda subscribe, utarakanda subscribe kuko uri mu mwanya mwiza kugira ngo nawe utange commentaire nangwa se uduheze igitekerezo mu bintu tuvuga, kuko icyo nakubwira ni uko inshuti ni nziza mu buzima. Inshuti twese tuba tuzikeneye, buri muntu wese iyo akoze inshuti nangwa se ahuye n'inshuti nangwa se yunguta inshuti biramushimisha, ariko ina nshuti yawe ubwira ibyawe, ina nshuti yawe izi uko urya uko uryama ibyo urya ugira uti, ina nshuti nshaka nakubwira ko ari niwe muntu mubi wagombye no kwitondera, kuko buriya baravuga ngo iyo umuntu agiye gukorana nabi agutumaho inshuti yawe. Nta muntu wawukora nabi atazi ngo ujya gutera inshuti yawe. Rero muri rusange twagombye kugira ibyo duhisha inshuti zacu, nubwo bitari ngombwa, bitewe n'ukuntu iyo mutandukanye ukunda ibyawe byose ibizi yabishize mwabiganiye uko byagenze rwose, ni igihombo gikabije ndetse n'agahinda gakabije. Inshuti rero ni ikintu cyo kwitondera. Inshuti muzaza uragira inshuti zuragira ibyo bigira, ariko umenye uti ejo nangwa ejo bundi umunsi bizagenda gutya, ibi bintu nizere ko nta ngaruka bizangira. Turabakunda rero, utarakanda subscribe ni umwanya wawe muri kandi, nimba ukunze ibiganiro byacu wanabisharinga ukabigeza ku bandi kugira ngo n'abandi inama bumvishe bagira ute zibe zabubaka, kuko si ngombwa kwerana ikintu nimba ikintu ari cyiza gisangiza abandi, nimba koko ari kibi ubyira wagikoze uti murakoze iki. Naho utaha rero mwavuganaga na Emi, turabakunda. Ciao ciao.